Amahoro y'Imana, ubwiza bw'Uwiteka Imana nibwongere bukayangane kuri mwe mwese mubana natwe umunsi ku munsi. Agace kose muherereyemo, uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, turagusuje kandi turakwegereje mu izina rya Yesu Kristo. Njyewe nitwa Nongera Bernard, mbahaye ikaze ro kuri aya masheni turi kumwe nayo, ngira ngo turi kumwe n'amasheni ageze muri atatu. Aya masheni yose rero turavuze ngo ikaze. Amen. Aha, turi kumwe na Mama Bimenyetso. Turi kumwe na Birestaye TV. Yes. Hanyuma turi kumwe n'ijwi ry'abahanzi TV ndetse no kuri Mama Bimenyetso kwitwa muvuza ariko buriya nuko asanze yigaruyemo. Obo twabahaga ikaze. Munyemerere imbere turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ngewe ubwanjye nashimye Imana kuko kongera kumwakira cyangwa se kuko kumubona. N'ubwa mbere umukozi w'Imana tukwakiriye hano kujwi ry'abahanzi by'umwihariko. Niyo mpamvu ubona mfite ubwuzu bwinshi bwo kugira ngo ntizimba mu magambo ahubwo abantu badukurikiye bakira cyane. Amen. Uraza kutwibwira, ndabizi ngiye amavuta yawe ndayubaha nk'umushumba, ariko n'abantu badukurikiye mbakangurire ngo bubahe aya mavuta kuko Imana igutumye ifite ikishaka ku bantu bayo. Rero tugoye ikaze, ongera wibwira abo bantu ubundi twinjire mu kiganiro neza. Imana ibaho umugisha mwese mudukurikiye, turabakunda kandi turabashimira ko mudahwema kutwereka urukundo mudukunda. Nje nitwa Mazimpaka Jeanne Paul Musena, ni amazina y'ababyeyi, ariko izina ry'umurimo ni Profete Mazimpaka. Profete Mazimpaka. Imana ibaho umugisha, turanezerewe cyane kugera kuri izi channel zitandukanye kandi tunejejwe n'Imana mu mutima. Tuzanye message, nta nubwo dutsinda cyane, ariko message tuzanye yo ifite imbaraga ziremereye. Muri uyu mwaka mushya wa 2026 Imana yashaka gutangirana nawe bundi bushya, ikarema amateka mashya ku buzima bwawe. Ngira ngo rero abatanzi ndabibwiye ndetse n'abasanzwe bamenya, mukomereza aho ngaho, turabakunda kandi n'Imana irabishimira. Ariko hari irindi zina tukumenyereye abantu bakuziho ngo rivuga ngo Birestaye. Iri zina ryarimutse kutari tubwiye. Ntabwo ryimutse kuko umuntu wese benshi bakunze kumenya. Harimo n'abajya banyandikira kuri channel bakambaza Birestaye n'ibiki, ariko nsobanurire nanasubiza abantu bambajije. Ngewe ntabwo nkundana na Satani kandi sinangana n'Imana. Urumva Birestaye muri ngewe ni iby'Imana. Rero iryo zina ni zina nasengeye, njya mu mazi, njya mu butayu, Imana impa izina. Nkuko nawe yaguhaye izina, buri wese afite izina Imana yamuhaye. Buri Imana ishaka kuhindura amateka, ntabwo ihera ku mazu, si ihera ku bindi, ihera ku cyo bita izina. Na Yakobo ko byagenze kugira ngo ahabwe agaciro, yahuye na marayika, aramaza ngo witwa Yakobo. Aramubwira ngo none uhereye none ntabwo ukiswe Yakobo kundi, ahubwo wiswe nde? Isiraheli. Kandi mwese murabizi Isiraheli ntabwo ari izina. Isiraheli si igihugu. Rero Imana yashatse yaguhindura igihugu, abantu bose bareba kandi mu munota umwe. Imana nibahereza umugisha. Nyuma rero twasenga kugira ngo dukomereze ku butumwa Imana yaduhaye. Ntabwo mfite byinshi byo kwivuga, ahubwo mfite byinshi byo kuvuga Yesu wanzanye ahanga. Kandi ndifuza ko buri muntu wese ibyesitaye muri ngewe ni iby'Imana. Imana yambwiye ngo muri we nshyizemo station yanjye. Estarasio. Ibintu byesitaye nta kwiri kuvuga ngo uragira gute, ibintu ni bibarondoroyide nta kwiguna cyane. Rero abakibaza ngo ese ngo ni ibiki byesitaye kandi imvuga ijambo gafashwa na ririmbo gafashwa. Imana ikugirire neza, gusanga iguhumura amaso umenye ibyesitaye muri ngewe. Mu yandi magambo, ushaka iby'Imana akube hafi guko Birestaye ni gahunda. Rendezvous ni ko Daniel yavuze ngo cyavuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomeye. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Iby'ubutwari ntago ari gusoma Bibiliya ngo irangize, so kubyina cyane, so kuririmba cyane. Iby'ubutwari no gukora ibyananiye abandi bantu kabisa. No gukora icyananiye abandi bantu ukagikora. Imana ibatanga ndavyivuye. Ni kimana ishaka. Reka dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo, mbagezaho message Imana yamaye. Kandi tubashimira namwe dutumiye kuri izi televiziyo kugira ngo tuze twamamaze Yesu. Amen. Yesu wacu rero yamamara. Amen. Uri Imana ya Abrahamu na Isaka na Israel, uri ndiho data, uri Kristo. n'umuryango we n'abayemera bose uri Imana yawe. Turagushimiye kuri Jehova Nisi, niwe bendera ryacu. Muririmbye aravuze ngo tugufite nitwifuza undi murengezi. Nanjye ndavuze ngo ingoma yawe niyogeye. Ni abana b'abantu yarogeye. Turagushimira. Ngaho bana natwe muri iki kiganiro, muri ubu butumwa bwiza, muri ubu buhanuzi, muri iri jambo, buri muntu wese ugiye kumva iki kiganiro
ahabwe ikinini kijyanye n'uburwayi bwe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuze kuganira. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'abami. Mukunda kuvuga ngo ni abami ba kabiri, ariko ni igitabo cya kabiri cy'abami. Igice ni icya 4, turasoma ku murongo wa mbere. Turebe ku murongo wa mbere, turaza gusimbuka dusome no ku murongo wa 8. Hanyuma igice cya 4 umurongo wa mbere titire ijambo rivuze ngo Elisa akiza umupfakazi umwenda yari arimo. Jambo riravuze ku murongo wa mbere ngo bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Kabiri, Elisa aramubaza ati, none se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira, keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike. Kane, maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvuta, udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho, yinjirana abana be mu nzu, arakinga. Bamuzanira ibyo bintu, asukamo 6. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, arabimubwira. Nawe ati, genda ugurishe ayo mavuta, wishyure umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Imana itugire neza kandi Imana itwiteho. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Nahaye intego ivuga ngo agaciro ni amavuta, agaciro ni amavuta. Iri jambo ni umugore umwe. Biriya yatubwiye ngo ni umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi wiberaga ibwami. Uyu mugore Bibiliya ivuga ko yari umugore wa Obadiya. Obadiya yakoraga ibwami, niko ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma ariko kandi ngo haza kubaho igihe Yezebeli ndetse n'umugabo we bagenje abahanuzi, batangira kubica, batangira kubagirira nabi, batangira kubahemukira. Ariko Bibiliya ivuga ngo uyu mugabo aza gusohoka Obidodomu. Nusoma neza inkuru z'Obidodomu uraza gusanga bifitanye isano, kugira ngo umenye neza agaciro k'amavuta. Bibiliya ivuga ngo Obadiya aza gusohoka ibwami, ageze hanze asanga uturambo cyangwa se imirambo y'abahanuzi. Hanyuma ngo umwe amubonye aravuga ati, twashize, tumerewe nabi. Biravuga ngo abari bihishe bose baratuza, ariko uyu muhanuzi aravuga ati, ubwo nakoraga ibwami mfite power. Obidodomu avuga ijambo rikomeye, n'urisoma ijambo rivuga ku nkuru z'Obidodomu urasanga yaragiye asuzugurwa n'abantu, bakamufata uko bishakiye, ariko ntabwo bari bazi amavuta afite uko ameze. Imana rero ikoresha uyu muhanuzi, iramukoresha akora ikintu gikomeye. Nusoma ijambo ry'Imana urasanga mu buryo Imana yamukoreshejemo agaciro kabaye amavuta. Imana ishimwe. Obadiya akivuga gutyo yakoze ikintu gikomeye. Banzu nyumva neza. Elasemoni pefo engo iri nema pefose avuga ikintu gikomeye. Obidodomu arabwira ngo nimutuze. Bibiliya yavuga ngo aza gufata umwanya atekereza icyo ari bukore. Aravuga ati, aba bantu nimbahisha nkabahereza abandi bantu,
barapfa, barabica, barabagirira nabi. Arangiza akora ikintu gikomeye. Biravuga ngo bafata 50 akajya kubahisha, bandi 50 akajya kubahisha, bandi 50 akajya kubahisha. Hanyuma kandi ijambo ry'Imana avuga ngo no kubagemurira niho bashiraga ibyo kurya, niho bashiraga imibereho. Hanyuma biravuga ngo akoresha ubutunzi bwiwe, akoresha icyo bita ubutunzi bwe, akoresha ubutunzi bwe, akoresha amafaranga, akoresha ibiribwa, akoresha ibyo yaratunze. Biravuga ngo biza gushira, birarangira. Ese wowe ibyawe byarangiye ukoze iki mu murimo w'Imana? Ibi turabivuga bamwe bagakritika, ndabiza bapinge, ariko Daniel yabivuze ngo umuntu wese ushaka n'Imana umwete azayibona. Nta bintu byo gupfa ubusa Imana igifite. Nkweruye gukurinzira ku murima nibyo kuvuga ngo zasimbuka mu rusengero, ngo ziri gutembera mu muhanda, ngo amasengesho. Namaze kumenya ibintu bibiri, hari igihe abarokore tuyoba tukajya gusengera iterambere, tukajya gusengera ubutunzi. Oya, reka nkubwire, ubutunzi buzanwa n'ibintu bibiri byonyine, gukora no gutanga. Ibintu bingahe? Bibiri gusa, nibyo bintu byonyine bizana ubutunzi. Waba uri mu murimo w'Imana, waba usenga, waba udasenga, ni ibintu bibiri byonyine bizana ubutunzi, icyo bita gukora no gutanga. Ibindi byose wakora, uzasenga Imana iguha ijambo, uzasenga Imana iguha amavuta, uzasenga Imana igukiza indwara, uzasenga Imana yagura imbago zawe. Ariko niba ushaka iterambere, kora unatange. Ushobora gukora ibintu ukabirunda ukabyuzuza, nibyo, ariko uburyohe bw'ibyo wakoze ubwumvira mu bantu benshi wahaye ibyo ugezeho. Imana itugire neza, Imana itugire neza. Biriyo kuza babwira ngo cakira, ngo fata, nta bihari. Bibiliya avuga ngo nkunda bankunda, abacakana umwete bazambona. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Soma Abaroma 6:2. Kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora neza badacogora. Bibiliya ivuga ngo ingwano zabo bantu ni icyubahiro n'ubukire, nyuma y'ibyo hakaza ubugingo buhoraho. Ibyo rero birigo bakubwira ngo cakira, ngo fata, ngo dore karaba. Oya, ibyo bintu ndabyanze, ndabihakanye. Ibyo bintu ndabyanze, ndabihakanye. Senga neza, nusenga ukore, nukora utange. Hanyuma ibyo wakoze, uburyohe bw'iterambere ryawe uzaryoherwa nabwo uri mubona abo wabugejejeho, abo mwasangiye. Imana itugire neza cyane kandi Imana idufashe. Ntabwo nibaza kuntu umuntu ategereza umugisha, asenga iminsi 7 asaba umugisha, wagombye gukora iminsi 3, wagombye gukora iminsi 3 ukahabwa umugisha. Uyu munsi tuvugana nje kukubwira ijambo rivuga ngo agaciro na amavuta. Amavuta aturuka ku ijambo ry'Imana. Agaciro na amavuta aturuka ku ijambo ry'Imana. Ese reka nkubaze, unyumve neza. Obidodomu bamusebya bakavuga ngo atambitse ibirenge, ariko kubera ko yubahaga Imana akanakorera Imana, ibyo ngibyo Imana ntigeze bireba, ahubwo yamukuye Irodebayi araza Gibwani. Uyu mugabo w'uyu mugore w'umuhanuzi afata umwanzuro wo kugemurira aba bahanuzi. Yabikoze abikunze, abikuye ku mutima, akoresha ubutunzi bwe, akoresha ibyo yahashye, akoresha ibyo yahinze. Ibyo byose birarangira. Nusoma commentaire biblique iravuga ngo yagiye no gufata amadeni. Ari yanga ya Bibiliya ivuga ngo umwishyuza araza. Urumva neza? Ngo ajya gufata amadeni, ahafashe ibishyimbo, ahafashe ibirayi, ahafashe isukari, ahafashe ubugari, ahafashe umunyu, ibintu byose, ngo ahafashe umuceri, ibintu byose gufata amadeni. Muri kati ya amadeni aruzura, hanyuma kugira ngo Imana ibereke ko nta n'imikino igira. Nta mikino igira, ngo ihitira mucyura, asiga umugore n'abana. Obadi asiga umugore n'abana bangahe? 2. Arapfa. Imana ibyo ntiyabirebaho. Ikintu Imana igukeneyeho ni inyungu zo mu murimo wayo, z'umumaro uyimariye. Naho kuvuga ngo uririmba ha, ngo usengera ha, ntabwo nge ndi kuvuga mu badini. Ibyo kuvuga ngo nduyu nguyu, ngo
ibyo byose sore ibyo byose nta kintu bibwiye Imana. Igifite icyo kibwiye Imana ni umumaro yimariye Imana, ni umumaro wowe ubwawe umariye Imana ku giti cyawe, ukabwira Imana uti ngewe icyo nakoze ni iki ngiki. Nta urata inkongoro, urata uwo yareze. Murakoze cyane. Hanyuma ngo amaze gupfa, banze unyumve neza, amaze gupfa Bibiliya avuga ngo n'ikiriyo cyarashoje, umwishyuza araza aza kwishyuza rya deni yafashe ashyira abahanuzi. Umwishyuza aza kwishyuza, ngo ageze mu rugo abwira umugore ati nanjye kwishyuza ideni umugabo yagiye atageza gutatanyishije. Umugore atese kutabivugiye ku kiriyo ngo baterateranye banyishyure kubona ndi nkiri mu bupfakazi bubisi. Ubwo biragenda gutambwa ati rero ntabwo mfite imbaraga nonaha, ntabwo mfite ubushobozi, ariko ndaguha igihe. Umugore ngo amuha igihe, aravuga ati uzagaruka itariki n'iyi. Hanyuma ngo umwishyuza avuga ati sawa, ariko asigamo hayi kondisiyo. Umva uko abantu b'isi bameze, asigamo hayi kondisiyo, aravuga ngo ndagiye, ariko ningaruka ngasanga utarabona ubwishyu bwanjye, nzajyana abana banjye mbagira imbata mpaka ideni rirangiye. Reka nkubwire imigambi Satani yaragufiteho yo kugira ngo ibyawe bitwarwe. Umugambi Satani yaragufiteho wo kugira ngo ibyawe bitezwe cyamunara, Imana irabihinduye. Ntabwo bikibaye, Imana irabyanze pe. Erase emon Imana irabyanze. Imana irabyanze. Uyu mugore ngo umwishyuza amaze kugenda ngo aricara hasi aratekereza, aravuga ati ibi bintu ndabikora gute? Ngo yibuka ko ari umurimo w'Imana wakozwe n'umugabo we, ngo yibuka abahanuzi bakoranye n'umugabo we, ngo asanga umuhanuzi witwa Elisa. Ngo aragenda aramubwira ati muhanuzi, mukozi w'Imana, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye. Mva akantu yongeyeho cyangwa kutindaho, kandi uzi ko uyu mugaragu wawe yubahaga Uwiteka kandi neza. Ako nako karakora, iyo turufu nayirarya. Kubaha Imana neza, utayoberanya, utagaragaza idini gusa, kubaha Imana neza, iyo turufu nayigize gute? Irakora. Aravuga ati none umwishyuza aje kujyana abana banjye ngo abagira imbata. None se muhanuzi, uremera yuko abana banjye bagenda? Elisa ngo yibuka imisozi yagendanye na Obadiya, ngo yibuka ibibaya n'imvura yabanyagiye n'izuba n'inzara yabariye. Ahita aramubaza ngo none wajya nkugirire nte? Umva uko ijambo ryatubwiye. Ngo ahise amubaza ngo ufite iki? Mureke ubujiji, mwige gukorera Imana neza, mwige kugendana n'Imana. Aramubaza ngo ufite iki kugira ngo nkugirire neza? Aravuga ngo umujawe ntacyo mfite, ariko mu rugo, haleluya, hari agaherezo kutuvuta, karahari agaherezo ariko kari mutuvuta dukeya. Aragira aravuga ati rero niba ko gaherezo gahari koko, genda mu baturanyi bawe, utire ibibindi, utire ingunguru, utire amajerekani, utire amabase, utire ibintu, ariko ntutire bike. Ujye mu nzu ukinga n'abana bawe. Imana ishimwe. Umva uko Imana ikugiriye inama, ugenda ukinga n'abana bawe, ufate utwo tuvuta. Ese utwo tuvuta uradufite cyangwa ni ikigaruri, cyangwa uri muri yererere? Utwo tuvuta uradufite? Niba utadufite rero, gusa tuzi ko no hanyuma ya zero Imana irakora. Umva ijambo nakubwiraga, ngo yaragiye aratira, ngo ajya mu nzu naho abana be. Ndashaka kukurangira umugisha. Ntabwo umugisha uva mu bintu byo gukina. Oya, umugisha urakorerwa, ntabwo umugisha bawusengera. Ngo aragenda, umwana we ngo azana ikibindi, azana ingunguru, byose ngo asukamo biruzura. Umva ijambo ryanejeje hano. Shaka ko tuza gusengeramo, mureke ibintu byo gukina, mwige gukorera Imana. Urarya icya-10, urafata amaturo ukayarya, amaturo y'Imana ukayarya, ay'abahanuzi ukayarya, byose ukirira. Iyo tuvuze gutya kubera ubuyoba abantu basigaye bafite, bumva yuko twebwe turimo twigisha ku ndamu zacu. Ariko ndagira ngo wige gukorera umugisha. Reka nkubwire, uzigire ku bazungu. Abazungu ntibasenga kandi ntibabeshya, ariko twebwe turasenga tukanabeshya. Uzige
ni ibintu byinshi wakwigiraho urumva neza. Hanyuma ngo ibintu byose bimaze kuzura abwira umuhungu ati nzanira ikindi gikoresho mbe nasukamo andi mavuta. Aramubwira ngo byose byarangiye. Ijambo ryatubwiye ngo aragenda asanga umuhanuzi Elisa, aramubwira ngo amavuta yabonetse. Arangiye amubwira ngo genda ugurisha aya mavuta wishyura ideni ufite. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, wishyura ideni ufite. Asigara amavuta asigara. Ntabwo Imana itanga ibintu birangira ako kanya, iranasigaza. Ntabwo Imana iguha ibintu byafatwa, ahubwo iguha ibintu byapanzwe biri mu mugambi wawe. Genda ugurishe asigara, agutungane n'umuryango wawe. Imana ikwishyura amadeni ufite, hanyuma isigaze n'ibigutunga. Imana ikwishyura izo za credit ufite, Imana igukize n'uburwayi, Imana igukize, Imana igukize ikintu cyose kikubangamiye. Muzanira ijambo rivuga Imana ikugirire neza. Ngo aragenda ntiyahita agurisha amavuta, ngo aragenda ariryamira. Buri umuntu ufite amavuta nta kintu biba bimubwiye, iby'amadeni n'icyo ufite amavuta ntacyo biba bivuze. Ngo aragenda ariryamira, ariryamira araryama arasinzira. Amateri Bibiliya ikivuga neza ngo amaze gukanguka ngo itariki igera, itariki iragera, wamwishyuza ngo aragaruka. Ariko Mana aza atafite amakuru ahagije. Ngo araza, ngo arakomanga ku rugi, wapi? Ajya ku idirishya, wapi? Hanyuma umugore we aravuga ko uyu muntu ahereje mpondagura ku rugi nkangura reka ndebe. Ngo akura hirido gakeye, ngo arangije abona umwishyuza ngo asubira kwiryamira. Umwishyuza avuga ati bansuzugure bamfitiye n'ideni. Ubu abantu bakunda icyubahiro kandi icyubahiro gitangwa n'Imana. Umwishyuza ngo ahita ajya mu bayobozi, azana mudugudu, azana mutwara sibo, azana uwo ku kagari, azana uwo ku murenge, bose ngo baraza. Kandi ku materi Bibiliya ivuga ko aba bantu uyu mwishyuza aragiye kuzana ari abacuruzi. Ngo baraza, bakigera aho ngaho umugore ngo aramenya ko abayobozi bahageze. Ngo arabyuka, ageze hanze umwishyuza avuga ati uyu mugore afite ideni, twavuganye itariki none yageze, naje yanga kunkingurira ngo mbanyishyure. Umugore avuga ati rero wa mugabo we witonde, witonde wa mwishyuza we, burya si buno none ejo, none ejo none. Avuga ati tonde, ndashaka kukwereka ko umugabo wanjye yasize akoze. Reka nkubaze wa mubyeyi we uzirata iki? Reka nkubaze wa mugabo we uzirata iki? Mu gihe uzahuye n'akaga uzirata iki? Nicyo uzabwira abantu wagiye yasize akoze? Nibyo nkubaza, nicyo uzirata? Biragatsindwa kuburira amata aho abandi bayaboneye, biragatsindwa kugwa i Kanani abandi bahakiriye utaraguye mu butayu bitewe n'ikigare wagendeyemo. Nje kukubwira ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ni Imana yibuka imirimo abera bayikoreye. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Itabara uyu mugore ngo yikoza mu zabwira mu gatiterura ikibindi kimwe, ngo arazana. Yamaze kubwira abayobozi ati burya si ubu, ntabwo umugabo wanjye yagiye adakoze, umugabo wanjye yagiye akoze, umugabo wanjye yarakoze kandi imirimo yakoze igiye gukora agatendo nonaha. Erega igihe tugeramo abantu bakatuvaho, inshuti zikatuvaho, imiryango ikatuvaho, ariko ikintu twakoreye Imana kikatugoboka. Nshuti zanjye, Imana ihimbazwe cyane. Nawe urajya aho ngaho ufashe umushahara, ngura umukirisitu, ngura senga, ngura umudiyakoni, ngura umupasitoro, nguri. Ntabwo mvuze ko ari bose, ariko mwige gusenga no gukora. Muri abatambyi pe, nta n'ubihakanye, ariko se ibitambo byanyu bishimwa n'Imana. Uyu mugore ngo atabarwa n'amavuta yari afite makeya, bitewe nuko yibutse iki? Umuhanuzi. Uzatabarwa n'iki wowe? Urafata miliyoni ukayimira wenyine, agafuka k'umuceri ukakarya nta n'umuntu wayeho ikiro na kimwe. Reka nkubwire, garderobe yawe yuzuye imyenda, usengana n'umuntu uzana umwenda umwe wabaye nk'irangamuntu, waragize ngo uri umukirisitu, tujyana uwo mukirisitu nzahora ndiwe. Oya, mvuka umuririmbyi yavuze, igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha, kandi umwami wacu azatwakira atubwira ati mwakoze neza. Wowe uzashimirwa iki? Ndagira ngo dusenge. Uzashimirwa iki? Nicyo uzashimirwa imbere y'Imana.
ni iki uzashimirwa imbere y'abera, ni iki uzashimirwa imbere y'amarayika. Hari abapfakazi muturanye, hari imfubyi muturanye, ufite ubushobozi. Hari abantu bakodesha muturanye, ufite ubushobozi, babasohora mu nzu buri munsi ufite ubushobozi. Njye Imana yantumye ngo mbabwire ngo mureke ibintu by'ubugugu, musenge munakora. Niryo terambere ryanyu, niko kuzamuka kwanyu. Mufinanse umurimo w'Imana, hanyuma namwe Imana ifinanse ibyanyu. Ndagira ngo dusenge Imana. Cyambere ni iki? Ni uguca bugufi. Kanzo ukemerera Imana ko mukorana. Kabiri, ukemerera Imana intege zawe nkeya. Gatatu, ukemera gukorera Imana bitari mu magambo. Ndagira ngo gusengere wowe wumvise ubu butumwa bwiza. Jambo rifite intego ivuga ngo agaciro ni amavuta. Agaciro